Hello guys, rero aka kanya ngiye kubereka ukuntu wakohereza videwo nini ukoresheje uburyo bwa WhatsApp. Nk'uko mubizi rero, iyo wohereje ifoto cyangwa se videwo ifite megabyte nyinshi, bakubwira yuko nyine itemerewe kugenda. Rero sasa muri akanya nk'uko mubibona, ngiye kubereka ukuntu noneho wafata ya videwo yari ifite capacity nini ukayohereza kandi ikagenda nta kintu ugabanyije. Urakanda kuri kano ka icon rero ka plus, nurangiza uze hano kuri video and photo. Nujya kohereza hano bahita bakubwira yuko bitari bukunde bitewe na megabyte yo video ifite. Niyo mpamvu rero tubona hano baduhaye ino message, turahita tugaruka aha ngaha nanone kuri kano ga plus, tujye kuri document, ubundi duhitemo ya video yacu, ubundi dukande open, ubundi dukande send. Nitumara kohereza aha ngaha bahita batwereka neza ko igiye. Rero guys, nk'uko mubibona, iyi ngiyi ni video ngiye kohereza. Iyi ni test nyine ndi gutestingira kugira ngo mbereke yuko ya foto ya video cyangwa se ya foto yari yanze ushobora kuyohereza kandi ikagenda. Iyi mwibutse yuko ya foto cya video byose bigomba kugenda. Nk'uko ubona rero, urabona ko yagiye. Thank you guys.